nongeye kugusuhuza muvandimwe ukurikirana ibi byigisho kuri uyu murongo w'itorero rinesha Imana iguhe umugisha. Uyu munsi tugiye nanone kureba irindi somo riboneka mu gitabo cya Yohana igice cyaho cya 8 ku murongo waho wa 32, umurongo mugufi cyane ariko uhishemo ibanga ryatuma baturwa ku byaha, ryatuma ubona ubushobozi n'imbaraga byo kunesha imibereho yawe n'ingeso zawe n'imico byaba byarakunaniye, maze ukaba umwe mu biteguye gusanganira Yesu ugiye kuza. Ikaze. Umurongo wa 32 uravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko uzaba batura. Imana yahabwe icyubahiro. Igitangaza rero cya kabiri, hirya y'uko umuntu yizeye ko bishoboka ko yahinduka, agomba kumenya ukuri kugira ngo koko ahinduke, agire ubushobozi bwo gutsinda icyaha, yaba icyaha cy'ibikorwa n'icyaha nk'imbaraga ijyana abantu mu gukora ibyo badashaka ariko bakabikora. Ukuri umuntu amenya hanyuma kukamubatura, ukuri umuntu amenya hanyuma kugatuma anesha icyaha, kugatuma atsinda ibyamunaniraga, kugatuma aba umunyambaraga yaba umunyantege nke, kugatuma akura akagenda urugendo rugendeka, dore ko benshi bahamya ko ari abakristo ariko guhinduka bikaba byarahaniranye. Aha rero Yesu atanga igisubizo ko umuntu wese umenya ukuri akakwakira mu mutima we kumubatura, kukamubatura ku byaha byari byaramubaze. Rero muvandimwe, ahangaha niho ruzingiye, kubera ko izindi ntambwe zose tuzatera, aka kagingo ka kabiri turebye niko konyine kazatanga ubusobanuro bwagira icyo butumarira igihe tuzaba turi kwiga ibindi bice biri imbere. Nizera ntashidikanya yuko iby'Imana izatumurikira byose bizaba ari ibigendere kudukura mu byaha, ariko nituba tudashaka ukuri, icyo gihe ntacyo ukuri kuzatumarira nubwo twaba tukuzi. Kambisubiremo, kubera ko nzi ko ariho ipfundo rizingiye, kuko igihe tuzaba tudashaka ukuri, ntago ukuri kuzagira icyo kutumarira nubwo twaba tukuzi. Ahangaha rero ubanza ubaze umutimanama wawe koko niba ushaka ukuri, ukaba wakugenderamo kugira ngo kugukorere igitangaza cyananiranye, ari cyo cyo kunesha icyaha cyose. Mbese urashaka ukuri? Niba ari yego, Imana iguha umugisha, kandi nizeye mu mutima wanjye ntashidikanya yuko ibyananiranye igihe kirekire n'imyaka myinshi, ubu ngubu Imana iri kubisohoza, igatanga ubushobozi n'imbaraga bihishwe mu kuri kwayo, hanyuma abantu bakabaturwa, ubu bakaba biteguye gusanganira umukiro. None ukuri kwatubatura mu byaha ni ukuhe? Ukuri twakwanga tukarimbuka, twakwemera tukakira, ni ukuhe? Tega amatwi. Ntabwo ukuri kuba ahantu henshi cyane nk'uko abantu babitekereza, ku buryo ubu ngubu bavuga ko banakubuze. Ukuri kwegereye abantu ariko bagushakira kuri, niyo mpamvu batakubona. Niyo mpamvu ngize ngo nkubwire iri banga. Ukuri kuba mu mutima wawe. Mu mutima wawe niho wemerera ibintu kandi ni naho ubihakanira. Mu mutima wawe niho ukundira ibintu kandi niho ubyangira. Mu mutima wawe niho haturuka gushaka ibintu cyangwa kutabishaka. Ubu rero ikintu ugiye gucunga mu mutima wawe, ukamenya niba gihari kugira ngo izindi ntambwe zizaterwe neza, ni ukureba niba harimo ubushake, gushaka gukiranuka, gushaka guhinduka, gushaka kunesha icyaha, gushaka ukuri, gushaka ikintu cyose cyagukiza nubwo cyagusaba iki. Ubwo bushake niwumva buri mu mutima, intambwe zikurikiyeho zizakorohera, nubwo zazana iki kigendanye n'impinduka zishobora kubaho mu buzima bwawe, ariko ukaba uri kugera ku cyo ushaka. N'ubundi ibyo umuntu ashaka nibyo ashobora. Ndagushimiye ko wemeye gutanga ubushake bwawe, ndagushimiye yuko kuri iyi nshuro wongeye gukanguka mu mutima wawe kugira ngo noneho Imana igukorere igitangaza, kuko nawe ubishaka, kuko uri gukunda gushaka ukuri, kuko uri gukunda gushaka gukiranuka. Humura, Imana igufashe mu kiganza, mugiye kugendana urugendo rwo guhinduka. Nudacogora, nudacika intege,
uzagera ku butungane wifuje kuva kera, mu izina rya Yesu, amen. Maranatha, Mwami Yesu araje.